Muri abo barwayi barimo kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Ruhengeri barimo Mukeshimana Chantal, umuturage wo mu karere ka Huye umaze imyaka 8 isura cyangwa uburanga bwe bwangijwe n'amazi ashyushye, ndetse na Mukawiringiyimana Mariam wo mu karere ka Musanze ufite umwana wavukanye intoki zifatanye. Ubu mu maso nari mfite ubusembwa, aha hose harahiye, hamaze gushya hahinduka umukara, ijisho rirashya rivamo, rimaze kuvamo aha naho mureba izuru haniho bakoze, hari ahantu hafite imyenge 3 meze nk'ufite amazuru 3, ariko bahakoreye operation bahatunganyije neza. Ngiye kujya njya mu bandi numva nta pfunwe mfite, kuko aho nivurije ubu ngubu bankoreye operation neza, nta mafaranga bigeze banca. Mwana ngera afite ikibazo cy'intoki ebyiri zifatanye, zari zegeranye ariko inzara zidahuye, ubwo rero habayeho kuzitandukanya, nuko barazitandukanya neza rwose. N'ubu ngubu ndi kubibona ko zitandukanye, niba mupfukura nzahita mbona neza ko yakize. Nishimye cyane, byanejeje. Ubu buvuzi bwo kubaga indwara zihariye z'uruhu ziganjemo ibibari buri gukorwa n'inzobere z'abaganga ziturutse mu bihugu 20 zibumbiye mu muryango udaharanira inyungu Operation Smile ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda. Umuyobozi wa Operation Smile mu Rwanda, Karima Andrew, avuga ko muri ibi bikorwa by'ubuvuzi habamo gusangira ubumenyi. Muri ibyo bikorwa rero byose ntago twabikora twenyine, murabibona ko harimo n'abanyamahanga nanone baba baje gufatanya natwe kugira ngo turusheho gutanga bwa bumenyi, turusheho kugabanya amadepanse abantu bakora bajya kwivuza hanze, nanone kongera kubigira ibyacu, twigisha abanyarwanda kugira ngo wa munyamahanga niba agiye asige hari undi w'umunyarwanda ushobora gukora ibyo yakoreraga abanyarwanda. Bamwe mu barwayi baje kwivuza bashimangira ko uretse kuba bizeye kuvurwa bagakira, bashima leta y'u Rwanda yabegereje ubu buvuzi barimo guhabwa ku buntu. Umwana wanjye yavukanye ibibari, hari hashize amezi 5. Mu by'ukuri nge nari nzi ko atazakira. Leta y'u Rwanda turayishimira cyane, kirwana ku baturage n'abatishoboye bose ibarwanaho, n'ukuri tukishima tukanezererwa. Umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba akuriye urugaga rw'abaganga babaga indwara mu Rwanda, Professor Niringanya Faustin, hari n'amagira abafite uburwayi bw'uruhu. Ubundi urebye uburwayi bwiganje cyane hari indwara y'ibibari, ariko hari n'ubusemba bunyuranye buvuye ku bushye cyangwa se ku mpanuka, ariko hari n'amakanseri menshi nayo arimo. Inama nagira abarwayi no kubabwira kwivuza kare igihe cyose umuntu afite ikibazo. Ubu u Rwanda rurimo ruratera imbere, hari byinshi bivurwa. Ikibazo cyose ufite ugiye ugana kwa muganga tukurebere hakibona. Biteganyijwe ko mu gihe cy'iminsi 4 inzobere z'abaganga zizamara mu bitaro bikuru bya Ruhengeri zizavura abarwayi barenga 80 baturutse hirya no hino mu gihugu bari bamaze igihe bategereje ubuvuzi bwihariye. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.